Okay, mbwira geography na ecography bitandukanira he? Geography, ecography. Kaza byawe by'uyu munsi kurumva. Naje. Wajuje ndagasha. Wajuje kuncisha bugufunga umuhindura inturi burundu. Oya, wari nturi ahubwo bavanga amabono y'inkoko yerekwa n'umuyaga. Reka rero umuyaga uhuhe tukubone. Geography na ecography. Geography n'ubumenyi bw'isi. Ecography? Ecography ntabwo nyizi. Ujye yumva se? Cyari jambo n'ubwa mbere uryumvise. Ecography. Iryo jambo n'ubwa mbere numbyumvise. Akusesha. Utamuseka. Nabonye ari nturi ya mbere. Oya, yose ecography. Ni ukuri pe? Iryo jambo n'ubwa mbere numbyumvise. Urayizi. Kandi ari ni uko mbisubima kuko abivuze turi kumwe. Okay, gerekereza umva nk'ibijyanye n'iki rero. Basi tugenekereza ikintu gisanzwe kiriho giterera nkuko bavuga ngo nacyo biremewe. Birabo nishaza nagita urutare. Siriya bari bonetse se? Ngenekereza ecography basi ikoreshwa mu biki? Eske ni mu bwubatsi, ni mu buhinzi, ni mu bubumbyi, ni mu mabati, ni mu bishyimbo ni muki? Umbe ecography yabikoreshwa muki? Ni mu buhinzi. Okay, tubasuza nanone rero kunza Pastor Manase bakunze Murage Family TV mwese mabwire ngo ese muraho mumeze mute ko twe tumuraho dushima Imana cyane ndetse ikaba yaduhaye umunsi wo kubaho nanone. Ndi kumwe na Fideli w'inyaruguru umuhungu ugaragara nk'umusirimu niba ariko yemeza simbizi none bwo nkari ubusirimu simbizi. No umusirimu hose. Uri umusirimu hose. Inyaruguru mumeze mute? Turashima. Ndirimbira nde mu Nyaruguru iriya. Nyaruguru? Gendera imbere. Nyaruguru we Nyaruguru we Nyaruguru we ngo Nyaruguru yari yabarinda n'abarinda ngwe Nyaruguru we Imana yo kuririmba yewe uzi ko nibihemba ari imineke n'ibishishwa batabiguha reka genda ahubwo bavuga Nyaruguru cyane Nyaruguru kumvuga se uvuye ngo Nyaruguru wigenda wikanira niko navuze se koko uzi ko n'imyenda wambaye ushobora kuyanduza mu ibanga utabizi ntabwo byamba Fide nuko umeze ute rero ndashima Imana uri umunyabwenge harya mo gake na burya bavuga ngo nta umenya byose yego kandi sinigira sicyo inkoro ni iki ko ari abantu bacinye inkoro ibundi genzi ko ari inyama ubwoko bw'inyama yihe nyine iba iherereye uko ntegeza mubazi ndabimenyera ubwoko bw'inyama bwo bikuye n'iki nyine iri mu irugu irimo mano inkoro numva yaba iri niho kwitako ikaba ariyo nkoro kwitako ry'amatungo ntabwo ari ku bantu oya umuntu buriya n'amatungo udutandukanye kubyo turya n'umuntu agira inkoro se buriya nta nyama n'imwe ufite inka idafite nasu ujya mfite urwanka n'akana ni umuhogo n'ubuntu uko n'ikitarengaho sibyo ariko mu bice bigize inka icyo utakora ni ukumera amahembe ariko rwose niba arayamenyera yagira umutwe uraho ufite umurizo irawugira ariko nta murizo agengera uzi bita ndwara yakarizo ntabwo ndahirwara ndavuga mu nyama tuzi zo mu nda wenda igifu rwagashya impyiko imyijima imitima brabra byo byose yego ubu se nanjye mfite inkoro urayifite nyine ahubwo uvuga ngo ibahe numvaga ari inyama yo kwitako nyine itagira igufwa nuko sirote irote se nayo ikaba ari muri uwo mujyo nyine warapfumaguritse ariko ndi muzima ahubwo wowe mbwira ngo inkoro nimba ngishe inkoro wowe wiziba he yewe uraza kubitubwira ndajya ngusuzume neza amasangano ni iki amasangano iryo jambo numva naragiye mbyumva kenshi ariko numva ari nk'ahantu bahurira kenshi ubu hano ni isangano ko nkunda kuhaza nkabura n'abakameramani oya ni amasangano turimo mu mahuriro y'imihanda iyo uvuga icyo rero uvuga icyo cyo kucyemera rwose mu mahuriro y'imihanda ayo ni amasangano Fide rero nagira ngo ushyushye ubwonko tuganire yego reka mbushyushye kabisa ubushyushye tuganire utaza kujya umvanga hari wize ikinyarwanda cyane warakize ndimi n'ubuvanganzo warabisomye nyibwirira ihururu ni iki ihururu
ihururu ihururu ni bwa kundi abantu nyine baba bagenda birukanka ari benshi nicyo bita ihururu. Tandukanye ihururu n'ihururu. Icyo uvuze ni ihururu. Ihururu hari ihururu ivuga ingutiya z'abakecuru za kera. Kimwe banga umuntu bamushimiye akaryana mu ihururu. Nibyo ngibyo. Bamushimiye akaryana mu ihururu bavugaga gaki? Babaga bahuje urwuya nyine. Babaga hari uwamumenye akamukoza inkuru ishyushye mu maguru mashya. Bagakora amayeri yabo. Imbere y'ihuru wabaga ari umubyizi bavuze burya. Yego. Nicyo baga bashatse kuvuga. Iyo hururu ni ya myenda. Ya myenda yabo. Jye wumva rero ubutinde n'amasaku umenye kubitandukanya. Ubutinde n'amasaku ukamenya kubitandukanya nibwo umenya ko ibishyimbo byatandukanye n'imboga. Ariko ibaye inturi ntupfa kubimenya. Ntabwo wapfa kubimenya. Yego. Hanyuma iyo tuganira dutya nimwe mu tuvuga ngo se ibyo tuganira biramarira iki abantu. Nyine no kuvanga iyo mbajije ikibazo nk'ubu ngo bihurura hari abantu benshi batera bazi icyo ari cyo. Okay, kuri wowe noneho tutajya mu Kinyarwanda gusa nka kujandika aho wahoze mugarure no mu bindi. Indangururamajwi ni iyihe? Twumva umuntu yavuze mihiyo mikorosha mihiyo ndangururamajwi sha ibindi ndangururamajwi ni iyihe? Indangururamajwi tandukanye indangururamajwi ni nyakiramajwi nicyo nshaka. Nyakiramajwi n'indangururamajwi. Indangururamajwi je numva yaba ari mikoro wenda igikoresho runaka. Tuvuge turi kuvuga. Iyi ni mikoro. Tuba dufite iki n'amajwi asohoke wenda ni bafure teretse hariya. Iyi ni nyakiramajwi ni indangururamajwi ira ni nyakiramajwi iriya ni iki ikabiki. Bas. Iyi nge nyine ngende kukubaza ngo indangururamajwi ni yihe nyakiramajwi kabe yihe? Sinakubwiye ngo indangururamajwi ni mikoro. Noneho inyakiramajwi sibwo inyakiramajwi yabari yihera. Inyakiramajwi ntabwo namenye ariyo. Indangururamajwi je mfite ni nyingi. Koresha logique turebe. Logique. Koresha logique turebe. Dufite iki gikoresho. Iki gikoresho dufite hano. Nicyo turi gituma amajwi yacu yumvikana. Ubwo niyo inkere indangururamajwi ni nyakiramajwi. Ni indangururamajwi. Iyo yarangure gute? Kuko nyine niza gutuma abantu bari butwumve batwumva nyine. Biraba amajwi mbere na mbere tuvuye maritwe. Arabanza arangururwe arabanza yakirwe. Arabanza yakirwe ubwo ni nyakiramajwi. Nyane koya. Si byose. Nibyo. Nuko iriya iyihe? Ubwire ya bafu teretse hariya. Niza kuyarangurura nyine. Nayo insakaza amajwi se. Indangururamajwi n'insakaza amajwi si kimwe. Ntago byaba ari kimwe. Insakaza amajwi ubwo ni nka ziraza radio nyine zisakaje. Tuvuga wenda umuntu ari mu rugo. Twa muri studio. Tuvuga ko wenda iyi banyakiramajwi ko yakiriye. Mbere muti akituvamo yakiro nya. Sibyo? Noneho ubwo aragiye agize icyara mixer turayita iki? Mixer. Arayakira mpaka ihe mixer. Mixer se yatanga kuruza kuri bafure kugira ngo mixer erabe nsakaza amajwi y'abanyine yasakaza. Noneho bafure se ibinya ikira amajwi ariyo. Nako ibi indangururamajwi. Iba indangururamajwi. Yarangure tuyumve. Iki kibazo cyari gikomeye ariko ubwo ndacyumvise nta. Okay, magambo arambuye FM ni iki? FM. Nanjye. FM. FM ntabwo neza. Ntabwo nyize FM mu magambo arambuye pe. Gerageze kumva ariko. Nta jambo vuga ngo ntabwo mbizi. Muko kavuga shaka kugira ngo mvuge bitari byo ntabwo nyize kabisa. Gerageza ariko bitari byo kubera iki? Ikintu ntarabona. Harimo ize nyuguti kwanza. Ni nyuguti ya F na M. Okay, F ivuga iki? F. Ikintu ntarigera mbona bwa mbere ntabwo napfa kugihimba. Rega ni kibari ikintu kiraho kizi. Okay, imagine no turebe. Bajya ngo mvuge bitari byo mbega ukosora. Sawa. Uramuhunga avuye ngo nawe nguri umuduri nkawe. Yavuye ngo ni inanga. Ngo ni gitabazinya. Uri gitabazi kabisa. Okay, tin number, tin ni iki? Tin. Tin se umubare w'ibanga. Tin ni nyuguti eshatu. Okay, kora abbreviation. Ni zona abbreviation mbwira amagambo arambuye noneho. Tin. Ntabwo ndi kuryibuka pe. Ahuse umuntu ni umuhira ariko. Nese ni pin niyo nza ahubwo tin nayo. Okay, mbanza mbwire pin nacyo mbwira pin. Personal identification number. Naho tin? Tin ntabwo nyize. Ugira tin number? Tin.
nzi nk'uwagwa magatura umuhungu waranje ku kigo cyacu tumuha akazi wenda gice primaire hano wajyana iki nawe ureba mu TV byaterwa n'akazi bagiye kuma nko mu kigo urumva mu kigo wizemo waguheke uretse ko kuvoma no gutekera abanyeshuri wenda se mu bana bato bampa nko kubigisha ikinyarwanda se kandi uri inturi oya nese hari ikibazo cy'ikinyarwanda nuzi icyongereza gusa ugeze ahandi hantu bagasaba wa mwana urararamye ahantu buzi icyo ukora rega burya aravuga ngo nta muntu umenya byose wa mugabo okay sim card sim ubwayo ni iki si mu magambo arambuye se yego ngira simu cyo jambo niheruka ryarira kera cyane iyi nurisi yapfumaguritse nayo simu ntabwo nagize sicyori ntabwo ndizi wanze kwigira sicyori birakushobeye birashobeye pe simu hapi ntabwo riri kuza zabandora ni mwene rugagasa aba ni abanyeshuri gusa bize yego nyandikira ijambo cyenkayeri nk'umuntu w'izi ndimi cyenkayeri uyu munsi waje wanyihaye nyandikire tubwire mu nyuguti uti ndandika ibi n'ibi manzi urishaye mu mutwe wawe ijambo bwaryo ntarabona naho ryanditse se ubwo ariko urarizi nyumva bari cyenkayeri bakoreramo iki sawa bacuruza se ibintu by'ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi voilà ijambo cyenkayeri nk'umuntu w'andi segonderi ufite diplome ye mbwira ubwo no kwidefana kuko ntabwo ndaribona zuko biranze inyuguti ya ca turi kujyana ndi kuvuga ukubwira mu magambo ko ryandikwa nyine ca naha na ka na ca na ka na a na o na mureka amabwegegere yigendere uzi ko wapfumaguritse mani kandi ugenda untungura bwa mbere yazanye imbaraga noneho bigenda biterwa n'ibibazo wambajije nawe nkubaza nk'uko nakubonye nyine nuze nkubaza cyenkayori ijambo ntabona naho ryanditse koko sinajya kugura ibikoresho by'ubwubatsi nta naho ndaribona pe nawe urabona ahantu ryanditse no mu ishuri nta nigeze mpura n'ijambo cyenkayori ni ukuri nzabandora n'ibintu pe MC ni iki mu magambo arambuye mu magambo arambuye dufitemo M na C M na C nono MC iyo M vuga must iyo S kavuga superior superior what does it mean in Kinyarwanda MC iyo superior ntabwo mbizi mu Kinyarwanda ariko nabigeze kubona ahantu bihanditse MC ugenekereje se nk'umuntu wizi ndimi wenda superior ni iki nyine ngini jambo nayo n'umuceri bwa mbere superior byandikwa ubanje C apana S ni S ni MC nta S iri more ni C si kihungu cyane oya ndaryibutse ni master ukumva iyo M hanyuma ca ikaba ni sako yewe sha ndakubaza iyo sako uyikuye MC M uvuze ko ari master naho C kavuga ngo iki sa C ni ca nyine iyo C ivuga iki ni sikire nyine sikire master of sikire nkosora cyananiye ariko ndemeza ko iyo M ari master iyo n'ubwo uri kumpakanya n'ubundi iyo ca ni sako sako y'uruziga oya hari ijambo nyine bandika utangije iyo ca ukajya kwandika nka sako y'uruziga ariko bivuga ikire bitizwe mu cyaro nta kibazo umuhuza w'imisango nyine biga sako ako man watse no guhemba kandi uri umuhanzi ahubwo bakubare mu nteko y'abahanzi bagushyiremo kabisa mu rugaga rw'abahanzi ariko genda kumva ari iyo si ivuga ceremony y'ibirori yego ibaze kandi bavamo MC mwiza nkano natanye nageze oke mbwira geography na ecography bitandukanira he geography ecography hasa byawe by'uyu munsi ko numva naje wajuje ndagasha wajuje kuncisha bugufunga umuhindura inturi burundu oya wari inturi ahubwo bavanga amabono y'inkoko yerekwa n'umuyaga reka rero umuyaga uhuhe tukubone geography na ecography geography n'ubumenyi bw'isi ecography
Ecography ntabwo nyizi. ujya uyumva se cyari ijambo n'ubwa mbere uryumvise Ecography iryo jambo n'ubwa mbere numvyumvise. utamuseka nabonye ariwo nturi ya mbere Oya yose ecography ni ukuri pe. Iryo jambo n'ubwa mbere numvyumvise. urayizi Kandi arimo ni uko mbisubima kuko abivuze turi kumwe. okay genekereza umva nk'ibijyanye n'iki rero basi tugenekereza ikintu gisanzwe kiriho gitera nkuko bavuga ngo ntacyo biremewe bireba nishaza nagita urutare si ryaba ribonetse se genekereza ecography basi ikoreshwa mu biki ese ni mu bwubatsi ni mu buhinzi ni mu bubumbyi ni mu mabati ni mu bishyimbo muki umbe ecography yabikoreshwa muki ni mu buhinzi mu bijyanye n'iki rero gutema ibyatsi kubagara nk'ifumbire ecography ikoreshwa mu buhinzi nk'iki mu bijyanye no kubangurira ibihingwa. Okay mbwira ibihingwa bibangurirwa ibigori babangurira bate ibigori bibangurirwa n'inzuki. Oya mbwira ibihingwa bishobora kubangurirwa igiti cy'umwembe kirabangurirwa ibiti mbega imbuto ngo kibangurirwa gitwa ecography ubwo kiba kiri muri ecography nacyo iyo bari kukibangurira ubwo ngubwo niko bimeze. ikindi kibangurirwa katuza kukiburetse gato ecography ubwo bivuze ngo voka bari kwibangurira yabiri muri ecography kubera ko icyo gisobanuro cy'iryo jambo ntariyizi niko nyine niko nagenekereje amwe ngenekereze nuko nabigenekereje nimba ariko biri ntabwo ndishuwa yabyo pe kuko iryo jambo ecography nubwo naryumva reka mbigusobanura kugira ngo ukuntu neza uri kure y'ukuri ecography ni uburyo bukoreshwa kwa muganga mwumvise kwa muganga basuzuma mu nda z'abantu cyane cyane ababyeyi batwite nkaba nageze mu bihingwa ufate uce muri ecography jya muri ecography bareba mwana wawe mu nda ameze ate urumva se kuko nta ntusi wari ufiteho nukuri sinkubeshye icyo nzi nakikubwira ariko icyo ntazi rwose ntabwo ntacyo mbazi nyine tu. Hari ubwoko bw'ibisimba twitaga chaîne alimentaire. Akubwo wize mu gifaransa je ntabwo nize mu gifaransa icyo ni gifaransa ndi kumva kuvuga chaîne alimentaire ni uburyo inyamaswa ibinyamaswa bibaho biryana twendi imbeba yarya agasimba gato food chain haryara mu cyongereza bizi mbwira nyine mu cyongereza mu cyongereza twabyitaga food chain nta kibazo cyangwa nibyo iyo bita inigwa habiri niki ibisimba byitwa inigwa habiri inigwa habiri dusangamo iki mu cyiciro cy'inigwa habiri twasangamo agasimba bita scorpion arewe wasavuze ko ntabyuzi scorpion ifite umurizo umwe mubi ifite n'amaguru ntirimo se izo ntego habiri umva rero wa muhungu we iyo tuvuze ngo ecography n'ibyo bijyanye n'ubuvuzi bwo kureba mu nda z'ababyeyi batwite ariko sinzi ngo n'umuntu ashobora gukoresha ecography ashobora kureba wenda nk'ikibyimba se niba mu nda hari ikintu kirimo ariko ubundi cyane cyane ukivuga ecography witomba ababyeyi batwite yego iyo tuganira hano tugira ngo dufate ku mpande zombi nayo umuntu wancalenjinga rega haryo yo nakwibase n'abantu njye mpamagara ntituzagane ngo bibazo byanyu sinabyishobore ntiyasyaho ikindi nuri igifura ntiwahashobora reka uzabirebe kubwira ngo uri nturamutse urakazwa n'ubusa wahita iyo ubw'inturi isanzwe ari inturi itiraka twimungije ukuri nako gakora kuri utari inturi nako gakora kuri inturi niyo mpamvu ntabwita inturi utarakara ndako nkiriya nturi yo nyimbira ko ari inturi kuko nzi neza ko atari yo ntirakare yego mu buryo sinibuka neza uburyo kubangura ibihingwa sibyo hari igihingwa uraza kubimbwira ndabona ko mwabyize ni muri biology ndakeka sibyo ugafata igihingwa ukakigonda sibyo ukagitaba aho wabonye kaza kuza imizi babyita ngo iki ukakigonda ukagitaba ugafata agashami kamwe sinibwo ni muri biology ya tuza kubireba urabona mfashe wenda agashami k'igiti runaka kigiri hafi n'umutaka ukakagonda igice kimwe kaza kugitabira mu butaka kikazaza imizi bakazagatema bakajya kugitera kakande bose byo bita kubangurira nta hano uburyo kubangura n'ubundi
kubangurira. Iryo somo riboneka he? Iryo somo si muri biology se? Ni muri biology. Yego. Yego, biba byita nguki? Mu cyongereza Ntacyo ubwo ni mari cyo wize. Mbizi ko ari ukubangurira gusa mu cyongereza ntabwo ndi kubyibuka. Akusesha. Ese man, wenda mwimbi muraba.com, sibyo? Muraba vuba rwose. Ariko ubwo buvuba bwanyu mugerageze bube bufite logique. Dinamo ni iki? Dinamo. Ariko kumuvanya hana ngahita mugarukana. Uri kugera nyine ncanga umvanga. Dinamo ni iki? Cyangwa iboneka ikora iki? Dinamo. Ko ntayizi. Ikora iki? To butayizi kumenya iki ikora? Ntabwo nyizi. Mwumva yabiba mu biki? Dinamo. We petit. Mu binyabiziga. Yabirangije nyine nta kundi urakoze. Iyo ndekereye umuntu yavuze ko ecography ba mu buhinzi. Bireka na Dinamo akavuga ko yibera nko mu bintu byo ubuzi nka nanjye kuvuga. Gisengero. Eka ntabyo. Ntacyo azatubwira. Tubwire. Ayo va mu nsengero. Okay, nta kibazo. Dinamo uvuze ko iba mu modoka nta kibazo. Mu kihe gice? Muri moteri. Ikora iki rero? Baraserwa. Waheze kumendura iba mu modoka kandi muri moteri imara iki? Ifasha moteri kwaka nyine kugira ngo moteri ikore neza. Kwaka? Ikibazo cyawe ubaza wowe ntabwo wemera ko umuntu akubaza. Nanjye oya mbaza ngize kugira mu kinyarwanda. Musakuze tugire gute? Musakuza twinjire gusakuza nta kibazo. Icyo guca umugani. Harya ngo umuntu ahinduka umuserebanya? Ngo umuntu ahinduka umuserebanya? Niko babivuga ko ntabwo ngiye mbyemera. Okay, sako. Yego. Karakurizaga karakurutaga wadura. Akanyarira jisho. Sako. Soma. Mfite igiti cyanjye. Gifite amashami 7. Ane yaratoshye. Abiri yarumye irindi ryarasaze. Inka. Komeza. Sako. Tubisobanurira anatoshye n'amaguru n'amaboko. Abiri yasaze, abiri yumye n'amahembe. Ryasaze n'umurizo. Ese bari inka y'inkungu. Nka y'inkungu ntako byanze bikunze bifite uduhembe duto. Reka da inkungu ntabwo tuzi. Inkungu nanabu gusa ko yari kuzaza ubuhabona ariko ntabwo azi. Komeza igisakuzo. Sako. Soma. Ndi gato ariko nkurusha kurinda urugo. Imbwa. Cyeme ntabwo ari. Ndi gato ariko nkurusha kurinda urugo. Ndi gato ariko nkurusha kurinda urugo. Atari imbwa. Ntabwo ari imbwa. Umuzamu. Kirahimbitse ariko. Oya ni igisakuzo bimva kizwi na kera. Kizwi rwose. Buretse. Ndi gato ariko nkurusha kurinda urugo. Nkurusha kurinda urugo. Ngicyo. Ingufuri. Ingufuri nagirinda urugo. Amaye nkawe. Irinde inzu. Nyorosa si mu rugo. Akoze kurwo rwose. Reka nkwereke. Urugo rero ntabwo. None se nkwereke. Umubati ndi mu rugo. Nubwo yaba ari hanze y'iyo nzu ingufuri iki ntabwo bari kuruze ko ari ku gipangu noneho ni ku gipangu none tuvuga ko ari ku gipangu wenda ibyo aho bireka guteza icyo bita polemique ujye usobanuye mu rugo ni hehe nizamba guza za cya gipangu ahantu naha turi mu rugo nizo turi mu nzu nujo kuburi hano mu mbuga ariko inzu ikinze se byashoboka ko numva ingufuri bakubuje kuyira gute ariko ni ingufuri icyo gisakuzo nicyo uko kimeze nta kundi munakije na oya ngewe nera impaka babishoboka mu rugo iwanyu ni iwacu kavukire se tuvuge iwanyu iyo uri mu rugo ni nko kuba uri mu nzu oya ni mu rugo nyine ha none ingufuri se ingufuri ishobora kujya ku rugi rwo ku muryango winjira mu nzu cyangwa se ku gipangu abadafite igipangu se bagira na korotire z'imizi mu rugo ntago nkemeye ko ntacyo ko tuvira mwaho tugire nta kibazo ngaho ikindi sako soma kuri umurashi wa cyane warasa rutuna kuri umurashi wa cyane warasa rutuna nyambi y'ikinyogote kareka imirasire y'izuba oya ngicyo intete y'ururu icyo ndacyemeye icyo ndacyemeye turasoreza aha rwose bye bye mwakoze tugende